Ndabashuhuje inshuti munkurikira umunsi ku wundi, amahoro y'Imana akomeze kubaganzaho. Amazina yanjye ni Joy Murenzi, tukaba tugarutse nanone kugira ngo tubagezeho ijambo ry'Imana, ariko ngira ngo mbabwire ngo Yesu ni umwami, Yesu ni muzima, Yesu ashoboye byose. Haleluya. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire mu ijambo riri mu byakozwe n'intumwa gatatu kuva ku murongo wa mbere, turasoma tugere ku murongo wa 13. Haleluya. Ariko mbere yuko dusoma reka dusenge. Haleluya. Uwiteka Mana isumba byose, Imana nziza, Imana y'ubutware n'ubushobozi se umwami wacu Yesu, nciye bugufi muri aka kanya mwami mwiza kugira ngo tuvuge ijambo ryawe. Ndakunyize kugira ngo uze ubane nanjye, ibindi bivuge byose ntavuga ari jye wibwiriza, ahubwo mvuge mbwirijwe nawe. Reka iri jambo ngiye kuvuga data mwiza, niba ari ubutumwa bugiye kumanuka buhindure benshi badukurikiye, bari barwaye, bari bananiwe, barushye, baremerewe, bumanuke butanga ubuzima mukunzi mwiza. Urakoze rero kugiye kubana nanjye mu izina rya Yesu, amen. Nshuti bakundwa, uyu munsi ndagira ngo nsome mu byakozwe n'intumwa gatatu. Ndagira ngo mwumve ko iyi Mana twakurikiye ari Imana y'imbaraga, ari Imana ikora. Aha ngaha ngiye kubasomera ni Petero na Yohana bakiriza ikirema ku irembo ry'urusengero. Haleluya. Reka tuhasome. Nuko Petero na Yohana bazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga, aricyo saha ya 9:00. Hariho umuntu wavutse aremaye ibirenge, yahekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza, kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, arabasaba ngo bamuhe. Haleluya. Nk'uko mubizi, muzi ko abantu bavukanye ubumuga n'iyi migi tubamo, murabizi ko bajya ahantu ku nsengero, cyane cyane ko bazi ko abantu baza gusenga bafite umutima wo gutanga, umutima wo gufasha. Haleluya. Rero iki kimuga cyahoraga kijya kuri urusengero, umwuga wacyo wari ugusabiriza. Haleluya. Kugira ngo nacyo kibone uko cyaba. Wibuka ko cyavutse kimugaye. Haleluya. Mu yandi magambo, ntabwo cyari gifite ibyiringiro byo kongera kugenda. Ubuzima bwacyo bwose cyumvaga ari uko kigomba kuba cyasabirije, kandi koko nawe urabyumva. Iyo udakora uri ikimuga, waravukanye ubwo bumuga, ubuzima bwacyo bwose bwari bwo kwibera ku rusengero, ubundi uwinjiye akaha icyo kimuga ibiceri. Haleluya. Ariko noneho kiza guhura n'abagabo badasanzwe, aribo Petero na Yohana. Abagabo badatanga amafaranga, abagabo badasaba amafaranga mbere yuko bagukiza. Haleluya. Mbere yuko bagusengera, abagabo batabanza gutera parufe cyangwa amazi kugira ngo ubone gukira. Yesu ashimwe cyane. Abagabo batabanza gukozaho umwenda wavuye Isirayeli. Haleluya. Aba bagabo bari bafite Imana. Haleluya. Ndagira mbwira abo nkurikira, Imana igufashe tubigendanemo neza, twumvire ijambo. Haleluya. Kandi dukomeze tuhasome. Haleluya. Reka dusubire ruguru. Ngo abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati, uturebe. Abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati, ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha. Haleluya. Aramubwira ati, ifeza n'izahabu wamenyereye hano ko batanga, njye ntabyo mfite.
ndi umuvugabutumwa, sinkora, nta mafaranga ngira mu mufuka wanjye, ariko icyo mfite gikomeye kurusha ayo mafaranga. Haleluya. Ndibaza ko ikimuga cyavuze kitagiye kumpa yenda agiye kumpa ibintu byinshi, kuko yari amaze kumwemera ko icyo afite akimuha. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Aramubwira ati feza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Ndibaza ko ikimuga cyatekereje se aba bantu n'abasazi. None se aba bantu ni bazima? Arambwiye ngo nimaguruke ngende. Se umuntu wavukanye ubumuga, mu yandi magambo, umuntu udafite kwizera ntabwo yabikurura. Rimwe na rimwe hari igihe dukizwa no kwizera kwa bagenzi bacu atari ukwizera kwacu. Mu by'ukuri mu bigaragara iki kimuga nta kwizera cyari gifite, ahubwo Petero na Yohana bari bafite kwizera guhanitse kandi bazi imbaraga ziri mu izina rya Yesu. Hari igihe tuvuga Yesu ariko tutazi imbaraga ziri mu izina, muri iryo zina. Haleluya. Nuko baramubwira ati mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Uwo mwanya ibirenge bye n'ubugombambari birakomera. Abanyumva, abumvise hano hantu usomye, Petero na Yohana bigeze bamuha amazi? Bigeze se bamukozaho umwenda wa Isirayeli? Bigeze se bazana amavuta yerayo ngo babanze kuyamumenaho? Bigeze se bazana parufe sinzi izindi parufe mbona babasukaho? Baramubwira ati haguruka mu izina rya Yesu, izina risumba andi mazina, izina risumba andi mazina, izina tuboneramo ubuzima. Iryo nta rindi ni izina rya Yesu. Muri iri zina harimo imbaraga, muri iri zina harimo gukira, muri iri zina harimo kubohoka. Haleluya. Ntabwo dukeneye, reka mbabwire, iyo Petero na Yohana baba bari abakozi b'Imana bo muri iki gihe cyacu, bakaba baramubwira ati genda tugiye kuzana amazi yavuye Isirayeli, ushaka ibiceri byose washabirije ubiduhe natwe tugukize. Reka mbabwire bene data, Imana iyo igiye kugukiza ntigusaba amafaranga. Imana igiye gukiza ntabwo igusaba ibiguzi. Yesu ashimwe cyane. Imana yacu ntabwo igusaba ibiguzi. Ubuhanuzi bw'Imana ntabwo ugomba kubwishyurira. Igitangaza cy'Imana ntabwo ugomba kugitangira ibiguzi, kuko iyo kiba gitangirwa ibiguzi, Petero na Yohana barabwiye ikimuga bati amafaranga yose washabirije kuva uri hano, tugiye kugukorera igitangaza, ugende. Nawe ibiceri byose washabirije biduhe. Dore ko bari n'abavugabutumwa nta mafaranga bari bifitiye. Haleluya. Uwo mwanya arabandaduka, arahagarara, aratambuka, yinjirana nabo mu rusengero. Atambuka yitera hejuru ashima Imana. Abantu bose babona agenda ashima Imana, baramumenya ko ari we wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza asabiriza ngo bamuhe. Barumirwa cyane, batangazwa n'ibimubayeho. Wakwibaza utu rusengero nta mushumba abagamo? Nta mushumba wari ushumbye? Yari ahari. Wakwibaza ngo nta buyobozi bw'urwo rusengero rwari ruhari? Bari bahari. Haleluya. Ariko urumva bo banezezwaga no guha bya biceri wa murwayi. Ntabwo bari bazi imbaraga ziri mu mwana w'Imana, ziri mu izina rya Yesu. Ntabwo bari bazi imbaraga. Ariko Petero na Yohana bari bazi umugabo Yesu ari we. Haleluya. Bari bamuzi, bari bazi imbaraga ze, nubwo yarishwe, ariko bari bazi mu izina gusa kuhamagara igitangaza kigakoreka. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Mboneraho kubwira bene data, ubutumwa bw'Imana bwaracuritswe. Ubutumwa bw'Imana abantu barabuhahishije, kandi koko barabuhahisha barunguka. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ukaba uri umupfumu ubizi neza ko utizera n'Imana, ariko ukaza uti nzanye amavuta yerayo no ku Isirayeli, nzanye
igitaka nakuye Isirayeli nimukirye, nzanye ariko ibi ngibi, ibyo byose ni ubusa. Izina Yesu byonyine wizeye wasengeramo abadayimoni bagahunga, wasengeramo impumyi zigahumuka, wasengeramo ibirema bikagenda, wasengeramo ingumba zikabyara, wasengeramo. Haleluya. Aba bagabo ntabwo bigeze bamubwira ati haguruka mu izina ryanjye. Petero nayo abaramubwira ngo haguruka mu izina rya Yesu. Barategeka. Hari imbaraga zigeze mu gutegeka. Haleluya. Bidakeneye yuko wizera wowe urwaye, ko rimwe na rimwe hari igihe umuntu aba yararembye ku buryo no kwizera aba yumva byaragiye. Haleluya. Ukarwara ukaremba ku buryo uvuga se barambwira navutse ndi ikimuga, kuva mvutse nibera hano nyine nuzwe n'ibiceri. Ntabwo iki kimuga cyabyumvaga. Ariko bene data ndababwira ngo hari imbaraga mu izina. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Hari imbaraga ziri mu izina rya Yesu. Haleluya. Iri zina turiboneramo gukira, iri zina turiboneramo ubuzima. Haleluya. Petero nta kindi kintu yavuze, aravuze ngo haguruka mu izina rya Yesu. Ntabwo yavuze ngo ma miliyoni 20 ngukize cyangwa 10 cyangwa 5 cyangwa se n'ibiceri wasabye. Yesu ashimwe cyane. Rero ndagira nkubwire mwene data, utangire, ushobora kuba utaruzi imbaraga ziri mu izina rya Yesu, ariko ndakwinginze mu mwanya wo gutinda ku mazi uvoma ukabeshya ko aravuye Isirayeli, mu mwanya wo kugenda ubeshya abana b'Imana, senga utegeka mu izina rya Yesu. Niba arahamagaye ukaba ufite Imana by'ukuri. Haleluya. Iri zina rifite imbaraga, iri zina ririmo imbaraga. Haleluya. Iki kimuga cyahoraga gisabiriza ntabwo cyari gifite ibyiringiro byo kukizongera kugenda, cyabonaga ko byarangiye. Ndetse n'abantu baga muri rusengero ntabwo bari bazi ko bishoboka, kuko ndagira ngo ubwire ngo urusengero rwarimo abantu bafite Imana, abantu bakorera Imana. Ndibaza ibyo ari byose ko harimo n'abaprotokoli. Urusengero rushobora kuba rwari rurimo abapasiteri ndetse n'uwungirije pasita mukuru, ariko urusengero nta muntu wari wararabutswe yuko bashobora gusengera iki kimuga kikagenda. Mu yandi magambo ntabwo bari bazi imbaraga z'uwo bizeye cyangwa z'uwo bakorera, ariko haza abagabo bazi imbaraga ziri muri Yesu. Haleluya. Baramubwira ati haguruka mu izina rya Yesu. Iri zina rifite imbaraga bene data. Haleluya. Iyo uhuye na Yesu ubuzima bwawe burahinduka. Iyo uhuye na Yesu ntabwo uguma uko wari uri. Haleluya. Ndakwifuriza guhura na Yesu muri uyu mugoroba. Ndakwifuriza guhura na Yesu muri ubwo burwayi bwawe. Ndakwifuriza guhura na Yesu. Haleluya. Muri situation yose urimo ndakwifuriza guhura na Yesu. Wabeshywe kenshi, bakuriye amafaranga kenshi, umwenda wahera waratabutse, twese dusigaye twigererayo. Hamagara Yesu agutabara. Hamagara Yesu agutabarire uwo mwana urumogi rwishe. Hamagara Yesu akubakira urwo rugo ugusenyukira. Hamagara Yesu, haleluya, gukure muri ibyo bitaro umazemo igihe. Hamagara Yesu. Haleluya. Ayiwe ngo niryo buye rizima ryanzwe n'abubatsi. Uyu mugabo arahambaye, uyu mugabo aratangaje. Abagabo baravuze bati turaguha ubuzima mu izina rya Yesu. Haguruka. Hari ikindi kimuga cyabaga, haleluya, Betsaida. Hari ikidendezi ngo iyo amazi yihindurizaga ngo ntabwo cyabona gukijugunyamo. Haleluya. Yesu ahanyuze.
Haleluya. Ariko Yesu amugezeho biramenyekana. Haleluya. Iyo Yesu yageze mu buzima bwawe urembye urakira. Iyo Yesu yageze mu buzima bwawe urugo rwasenyutse rurubakika. Iyo Yesu yageze mu buzima bwawe abana barakunaniye barongera bakaba abana bazima. Iyo Yesu yakugezeho biramenyekana. Haleluya. Zakayo yahuye na Yesu. Abantu bari bazi ko Zakayo atahinduka. Ngo abonye Yesu ngo yurira igiti. Amaze kurira igiti ngo Yesu aramureba ngo aravuga ngo Zakayo manuka, ngo uyu munsi ndarara iwawe. Abantu baravuga ati bishoboka bite? Zakayo ko ari umwambuzi, Zakayo ko ntabwo byabujije Yesu kurara kwa Zakayo. Ariko biritubwira ko Zakayo yahindutse, n'abantu we yarimo amadeni bose yarabishyuye. Haleluya. Iyo Yesu yahuye nawe wari umusinzi, wari umusambanyi, ubuzima burahinduka. Haleluya. Ubuzima burahinduka. Ndakwifuriza guhura na Yesu muri uyu mugoroba. Haleluya. Urumva ubuze amahoro? Ndakwifuriza guhura na Yesu. Urumva ukeneye kongera kubakika, warasenyutse? Ndakwifuriza guhura na Yesu muri uyu mugoroba. Urumva hari ibintu waburiye ibisubizo? Ndakwifuriza guhura na Yesu muri uyu mugoroba. Urabona nta nzira aho ugeze? Ndakwifuriza guhura na Yesu uyu munsi. Haleluya. Ndakwifuriza guhura na Yesu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Iryo zina ni izina rikomeye. Haleluya. Iryo zina ni izina ry'imbaraga. Iryo zina iyo turihamagaye imbaraga z'umwijima zirahunga. Iryo zina iyo turihamagaye turi mu kaga, akaga karahagarara. Haleluya. Yesu. Iryo zina Yesu. Haleluya. Nifurije guhura na Yesu muri aka kanya. Wariwe amafaranga kenshi, ngo urwaye indwara ikomeye ngo ntabwo yakira utishyuye amafaranga. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Reka mbabwire, ntabwo Yesu yishyuza. Mu bantu bose bahuye na Yesu muri Bibiliya nta hantu nabonye babanje kumuha amafaranga. Haleluya. Nageze kwa Lazaro ngo amaze iminsi 4. Haleluya. Yapfuye. Hageze wari wapfuye arazuka. Bashiki bamubonye baravuga ati yanutse rwose mwigisha. Ariko kubera gusa hari hageze Yesu wari wapfuye arazuka. Wama Yesu akagera mu byawe uyu munsi bikazuka. Uko yarari niko akiri, ntabwo ahinduka. Imirimo yakoraga n'ubu ngo aracyayikora. Wama agahura nawe muri mugoroba ubuzima bwawe bwahinduka. Wama agahura nawe. Haleluya. Waba unyumva urushye? Waba unyumva uremerewe? Hari imbaraga muri Yesu. Hari imbaraga zikiza, hari imbaraga zibohora, hari imbaraga zitanga ubuzima. Haleluya. Muririmbyi niwe waririmbye aravuga ati niba urushye, niba uremerewe bibwire Yesu. Arangije yongera avuga ngo ni inshuti. Haleluya. Ni inshuti ihebuje. Urarushye, uraremerewe, ufite ibintu waburiye ibisubizo, hamagara Yesu. Haleluya. Muririmbyi arongera aravuga ngo ni inshuti nziza. Haleluya. Haleluya. Ati Haleluya. Ati ni umugabo w'umunyakuri. Haleluya. Avuga ati ibihamya birahari. Haleluya. Avuga ati iyo yuguruye nta muntu wabasha kugara. Haleluya. Avuga ati imvugo ye ni ihame. Abategereza. Haleluya. Tegereza umunsi n'isaha. Reka mbabwire bene data, ushobora kunyura mu bibazo bikomeye, ariko igihe cyo gutabarwa cyageze,
nta muntu ugihagarara imbere. Uhagarara imbere y'igihe cyaguhitana. Ushobora kuba unyura mu bibazo muri aka kanya, ariko ndashaka kubwira ko n'ibisubizo bije. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Umurongo wa 11 avuze ngo agifashe Petero na Yohana, abantu bose birukankira kuri bo, bateranira ku ibaraza ryitwa irya Salomo, bumiwe cyane. Bari bumijwe n'igitangaza cyakoretse, koko ntabwo batekerezaga icyo kimuga. Hari abana bavutse cyicaye aho, hari abadamu bashatse cyicaye aho, babyara cyicaye aho, buzukuruza cyicaye aho. Ariko Imana uwo munsi ikoresha ibitangaza. Petero na Yohana kirahaguruka. Wamuye umunsi nawe ibyo umazeho iminsi, Yesu agataha mu rugo rwawe. Haleluya. Ngo Petero abibonye abaza abo bantu ati, yemwe bagabo ba Isirayeli, niki gitumye mutangarira ibi? Mudutumbirira iki, nk'aho ari imbaraga zacu cyangwa kubaha Imana kwacu biduhaye kumugendesha? Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ariyo Mana ya ba sogokuruza, yashimishije umugaragu wayo Yesu. Yashimishije umugaragu wayo Yesu, uwo mwatanze mukamwihakanira imbere ya Pilato amaze guca urubanza. Barababwira ati, wa wundi mwahemukiye, wa wundi mwatanze, wa wundi, izina rye riracyakora ibitangaza muri iki gihugu cyane. Haleluya. Haleluya. Urubanza rwo kumurekura, ariko mwihakana uwera kandi umukiranutsi, musaba ko bababohorera umwicanyi, nuko wa mukuru w'ubugingo muramwica. Ariko Imana iramuzura, natwe turi abagabo bo guhamya ibyo. Yes, turi abagabo bo guhamya ibyo. Nubwo mwatumye yicwa, ariko izina rye riracyakora ibitangaza. Niryo rihagurukije mwene so hariya umaze imyaka yicaye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Turi abagabo bo kubihamya. Izina rye riracyakora ibitangaza, na bugingo n'ubu izina rya Yesu riracyakora. Haleluya. Ati, kandi uyu uwo mureba kandi muzi, kuko yizeye izina ry'uwo, niryo rimuhaye imbaraga, kandi kwizera ahawe n'uwo niko kumukirije rwose imbere yanyu mwese. Haleluya. Ngo kandi bene data, nzi yuko mwabikoze mutabizi. Mwamugambiraniye mutabizi ko ari umwana w'Imana. Mwamugambaniye mutabizi ko azazuka. Mwamugambaniye mutabizi ko izina rye rizasigara rikiza indwara. Mwamugambaniye mutabizi yuko izina rye, nubwo mwamugambaniye, ntimwari muzi ko azazuka, ntimwari muzi ko izina rye rizakiza indwara, ntimwari muzi uwo ari we. Haleluya. Ngo kandi none bene data, nzi yuko mwabikoze mutabizi, n'abatware banyu nabo nuko. Ariko iby'Imana yahanuriye mu kanwa k'abahanuzi bose, yuko Kristo wayo azababazwa, ibyo yabishohoje ityo. Nuko mwihane, muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone uko iza ituruka ku Mwami Imana. Yesu ashimwe cyane. Reka turekere hano, ariko icyo nashaka kubabwira ngo hari imbaraga mu izina rya Yesu. Hari imbaraga zikiza indwara. Hari imbaraga kuri wa wundi wagambaniwe akicwa, batazi uwo ari we, batazi ko ari umwana w'isumba byose, batazi ko ari umwana w'ishobora byose, batazi ko ari umunyamumaro muri sosiyete y'icyo gihe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ntabwo bari bazi ko bikoze mu nda, ariko ndashaka kubwira ko Yesu aracyakora.
Haleluya. Hari indirimbo ivuga ngo aracyariho Yesu aracyariho, aracyariho Yesu aracyariho, urupfu ntirwamuheranye aracyariho, ibiganza bigaba amahoro aracyariho. Haleluya. Ntabwo nzi kuririmba ariko uwo muririmbyi yuzuye umwuka aravuga ati aracyariho Yesu aracyariho. Haleluya. Ati urupfu ntabwo rwamuheranye aracyariho. Ndashaka kugira ngo Yesu aracyariho, umwizere, umwiringire. Haleluya.